wowe nyamitajurwa ngwino mwakira n'urugwiro maze mwambika ikamba rirusha ayandi yose kwaka nzagusiga munogereze nkundi bikoze urwunge ngume ngukanye inganzo yayindina kumenyereje abavandimwe n'ababyeyi abashyitsi n'abasangwa twese twiteguye kukwakira nk'umwamikazi abavandimwe n'ababyeyi abashyitsi n'abasangwa twese twiteguye kukwakira nk'umwamikazi sinzawuharika abandi nzakwambika inkindi nugera iwacu uzumva uturirimbo ibyivugwa n'amahamba impundu zikiranyana inanga mbona ababyinnyi b'intore abavandimwe n'ababyeyi abashyitsi n'abasangwa twese twiteguye kukwakira nk'umwamikazi abavandimwe n'ababyeyi abashyitsi n'abasangwa twese twiteguye kukwakira nk'umwamikazi abavandimwe n'ababyeyi abashyitsi n'abasangwa twese twiteguye kukwakira nk'umwamikazi. Iyi ndirimbo igizwe n'amanota angahe? Ni amanota rimwe, igizwe na sol, kuri kamera babibereke neza, sol majeur, ikagirwa n'inota bita mi mineur, tukayifata gutya, ikagira inota bita la mineur, tukafata gutya, ikagira na re majeur, re majeur tuyifata gutya, aha tugasubira kuri sol. Ni ukuvuga ngo rero hano nareba bwifashe sol, urabona umugozi wa gatanu n'uwa mbere, uwa gatanu ni uyu nguyu, uyu ni uwa gatandatu n'uwa mbere gutya. Iyi akaba ari sol majeur. Hanyuma twava tugahita tujya kuri mi mineur. Mi mineur bafata imigozi ibiri, uwa kane n'uwa gatanu, ukavuza uhereye ku mugozi wa, ukavuza imigozi yose uko ari itandatu gutya, ikaba ari mi mineur. Twava tugahita tujya kuri la mineur, tuyifata gutya, dufata umugozi wa gatatu, dufata uwa kabiri mu kazu ka mbere, uwa gatatu mu kazu ka kabiri, n'uwa kane mu kazu ka kabiri, tukafata duhereye kuri umugozi wa gatanu gutya. Uwa mbere ntabwo tuba tuwufashe, iyi niyo bita la mineur. Duhera kuri umugozi wa la, kuko uyu mugozi witwara nari babwiye, uyu ni la, uyu ni re, uyu ni so, uyu ni si, ukaba mi. Tuba dufashe rero gutya, akaba ari la mineur. Twava tukaza no kujya kuri re, rero n'umugozi wa mbere n'uwa gatatu, agasigaramo uwa kabiri, tukawufata gutya mu kazu ka gatatu gutya. Tugera ku mugozi wa kane witwa re, akaba ari duhera tuvuza re gutya. Ahangaha nayo manota agize iyi ndirimbo, yitwa Umwamikazi ni Akagambage. Iyo rero turimo kuvuza noneho, iyo ntangiye kano kantu ka introduction kuri kamera babereke hano, iyo ntangiye kuri solo gutya, mvuza gute? Ntangira gutya gutya, umugozi wa gatatu n'uwa kane gutya,
maje sort gutya nkavuza mi na re nkongera ra mineri na re si mineri re so gutya nkongera ni umugozi wa kabiri n'uwa gatatu gutya mi mineri re nkongera ra re si mineri tuyifata gutya urutoki ufata umugozi wa gatanu hano ukagafata wa gatatu kane kabiri gutya urutoki ruvuga ngo rufashe ungu wa mbere gutya uwa mbere n'uwa kane n'uwa gatanu gutya hanyuma izi ntoki ebyiri zigafata uwa gatatu n'uwa kane gutya uru rugafata uwa kabiri gutya iyi niyo si mineri bar gutya ugatusubira kuri re ugatongera sasa ugasubira kuri so noneho watangira kuririmba hano iyo urimo gucuranga hano urarupeja ucuranga ujonjora imirya nibyo bita kwarupeja gutya gutya ngira ngo murabireba kuri kamera gutya si mineri re majeri so majeur watangira kuririmba ngwino museke wera de mukwezi wakirana nk'izumusa na kibera inka mu kirere ngwino riba ry'amarebe yuhirwa w'amariza ahangaha rero ifashe gutya iyo umanutse kuri uwo murongo kuri wa murongo wa nyuma ngumyene bamaraba bagutatse uruhanga kuri refre noneho uhita ujya muri mi abavandimwe ni mi abantu benshi bakunda kuvuga ngo iyo ndi kubigisha ngo ndihuta ndashaka kugira ngo ngende gahoro bishoboka iyo urangije igitero gutya ujya gufata refre tujya kuri mi abavandimwe n'ababyi mi mineri ra mineri abashyitsi n'abasangwa gusubira muri mi twese twiteguye kukwakira nk'umwamikazi abavandimwe n'ababyeyi abashyitsi n'abasangwa twese twiteguye kukwakira nk'umwamikazi. ngira ngo murabibona neza amanota nayababwiye. hari na bamwe mu nyanya vuga wera nyakure mu gifaransa nyashyire mu cyongereza nababwiye ko ingi ni sort majeur niyo mu cyongereza bita ngo ni G major, mi mineur niyo bita E minor, la mineur ni A minor, re majeur niyo D major, hanyuma hakaza na C mineur ariyo bita B minor. B minor ni mu cyongereza, C majeur ni mu gifaransa. Nayo manota agize iyi ndirimbo. Hanyuma gucuranga gutya no kwa nabwe ko ari ukwapeje. Kwapeje no gucuranga arpeggio, gucuranga gutya ujonjora imirya. Gutya. Nuko nguko. Ngira ngo murabireba. Ibyo nibyo bita kwapeje. Naho iyo ucuranze gutya, iyo urimo kugarata no kugira gutya. Kuvugiza imigozi yose cyarimwe fu accompagnement cyangwa se kugarata nyine, kugarata no kunyereza intoki ku mirya yose utayijonjora. Ndumva ari ibyo ngibyo rero. Reka tubashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze yivanga mu byanyu. Ngende Emmanuel Nshimiyimana, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Hasta la vista.